garuka mbembe bazi amazina nge nitwa Amizero OZEY King. Yes, OZEY. Abandi umupresenter ku mihanda ya Kigali bisanzwe byo guhiga impano ariko ndashaka kubabaza uyu munsi ngize amahirwe yo guhura n'aba turi no ku muhanda. Okay. Ku mihanda nge nyita streettalent cyangwa se impano zo ku mihanda aho mvuga ngo show pack last. None nshaka kubaza Rusine na Madame. Ikibazo kimwe ni Rusine, ikindi ni Madame, ikindi ni Babou. Nimwe bantu muye namwe kandi barenze. Babou na Rusine na abantu barenze. Mama wait. Uwo uraturenze kuturusha ko turi babiri. Ikibazo rero nshaka kubaza Rusine niwe nshaka guheraho. Yego. Ese Rusine as a comedian uri profession uyu munsi. Sibyo? Rusine uri kunyumva? Ndakumva. Okay, ikibazo cyanjye kirabaza. Urukundo ugira na emotion zigaragara kuri stage ukunda kugaragaza. First time nkubona uri emotional nabibonye kuri RBA. Ndavuga ati man, uno muniga ukagaragara nk'umupresenter, yari umupresenter bari umuntu uri serious. Ariko yageze ahantu biri ngombwa aba emotion. Yes. Rusine ndashaka ubwire abantu bagukurikira n'abantu bagukunda. Kuba emotion ni ibintu umuntu ashobora gukora nka acting cyangwa ubikora bikurimo. That's my question. Yeah, that's a good one. Very good question, OZEY, bro. That's very good question. Yarabirwaye. Ibyo mbi birashoboka. Ushobora kubikora uri ku actinga. Ariko ngewe inshuro ngiye mbikora ntabwo nigeze mbipanga. Nabikoze kuri mama wanjye like twice kuri RBA no kuri indi channel yitwa Irebe. Ni byose mbyibuka. Wow. Nabikoze muri civile yanjye yaba ari mu murenge no muri reception. Nabikoze mpura na Knowless. Actually Iryn yarambwiye uwo munsi niwe na Knowless arambwira ati ariko ubu ngubu koko wabiretse koko. Wabiretse. We are not ready for your tears. I was like oh no I'll not try. Ariko ngewe iyo nishimye niyo mbabaye. I just cry. Yeah. Nubona ndize nagaruko nzaba mbabaye gusa. Niyo nishimye cyane. Karenga oya ndakwenda riga. No nuko bimeze kabisa. And abantu bavuga umuntu amugaburira amarira mugabare temba ajya mu nda nibiki. Reba inda yamuyoboke bro. Arana amarira yacarina n'inana amarira ya boys. Yarate ndakubeshya. Ari ibyo ngibyo natwe twararize ubuse kintu yarabyarijwe n'iki. Bwamana jinze bwiza gusa. Anyways, so melody yariza yani. Nagarukiza cy'amarira ariko ngewe nta nubwo mu judging umuntu wese ushobora kuba yarira kurira nge birandura n'undi wese ushobora kuba yarira it's okay niba ari we cyangwa he or she nurira it's up to you niba wumva ari byo bikuruhura bikore kandi ngewe amarangamutima yanjye ntabwo nyanyahisha nkunda umuntu abimwereka ntitaye kubishobora no kuzabana nyuma niba nkunda we Babou ndabikwereka wangu 100%. kabisa ariko ntago ndariniga. Rusine urakoze cyane ariko bineye kuza kukubaza ikibazo. Ese waba warabuze aho ugira amategeko y'umuhanda no kwimenyereza gukora ibizamini online kubera akazi ukora? Igisubizo Action College yakikuzaniye. Urasura urubuga rwacu ari rwo www.actioncollege.rw ubundi ukiga amategeko y'umuhanda wanakoraho ibizamini inshuro nyinshi ukimenyereza gukora ikizamini online. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen. Action College, your success is a priority. Cyanyuma nsohoka mu kiganiro cyawe ariko kubera ko nateganyije ibibazo bitatu nubwo icyo ngicyo kibaye additional question. Icyo cyawe cyane. Yego. Ndashaka kubanza kubaza umugore wawe. Ladies first. Man, igihe cyose abakobwa bagiye kujya mu rukundo akenshi bakeneye abagabo bari serious and attention. Nibaza mama kugira ngo wumve ko wowe wajya mu maso y'abantu kagaragara spotlight nkuko Rusine bikora akakugaragaza ahantu hose. Ese wumva udateyipfunwe no kuba ufite umugabo w'umukomedian amplis ukina komedi z'ubusinzi mu gihe cyatumwe rese? Yes. Okay. Ngiye gusubiza ikibazo bambajije. Ngomba kubanza ngasiga ukimbajije inyuma. But like my man yabaye serious for the day first, like
he approached me mu buryo bw'icyubahiro yaranyubashye and I saw like I'm like if you know you know, if you don't get it Forget about it. yeah. My man, he's serious, like he loves me so much and I love him so bad. Like any lady want to mess up with me, like approach my man. I'll show you who I am, like She has period. backup. She has Period. back. Be warned. Be warned. She has. Period. Okay, ngendeye ku kibazo yarambajije nago kuba Patrick akora comedy zimeze gutya binera ipfunwe kuko ni akazi kandi ngiye mu buzima ikintu nuba hano bakaza kariko kose hagati ejo ntazahura nanjye ndimo wenda ndakubura mu muhanda or doing something. I love a job, so iyo ndi gukora akazi ndakuba uko kaba kameze ko, so I don't care kandi I'm the best supporter of him. Iyo ari gukora ibyo ngibyo nita ko ari byo biteye ipfunwe, like follow me, let me show you something. Ibyo mwita ipfunwe, follow me man, follow me, come. Come, don't be shy, don't be shy. Come. Don't be shy. Ibyo mwita ipfunwe, look at me. Can you see that? Ibyo abantu benshi abakobwa batinya ngo ipfunwe. I have my own car, like, damn. I have my ring, I have my man, and I have my baby, period. Whoa! Okay. This means peace and love. Asigaye ikibazo cya Babou, Yego. ariko mbanza no kubwira umuryango wa Rusine ko uretse no kuba twebwe tukunda nk'abantu bari kumwe nawe cyangwa se n'abantu bamuri hafi n'abanyarwanda barabakunda Rusine. Okay, Babou, ikibazo cyanjye rero kirabaza gutya kuri wowe. Njyewe mfite nk'imyaka 12 nibwo natangiye kureba Babou, ariko nanabona mani ndi seriye mureke. Are you that old? Man, uno mujama yakoze comedy kuva kera. None ikintu nshaka kumubaza nk'umuntu umaze iminsi muri comedy, akaba amaze no kubona aho iminsi cyangwa se aho igihe cyerekeza comedy mu gihugu cy'u Rwanda, kera niyumvaga nka comedy, ariko uyu munsi abantu barategura igitaramo ku wa mbere, ku wa kabiri, any day abantu bakacyatendinga, kandi kera byari ibintu bitumvikana neza. Yego. Babou, urugendo rwa comedy kuva aho rwatangiriye kugeza uyu munsi, kuko uri umwe mu bantu bamaze igihe muri comedy y'u Rwanda, urubona gute? None se ahubwo encouragement cyangwa se impanuro wahereza abana bakiri gutekereza ese koko na joininga comedy nizihe? Murakoze cyane man. Microphone yawe ifite. Urakoze cyane nubwo mfite microphone yanjye. Najya umubwiye yuko. So anyway, ni cyiza cyane. Urakoze cyane. Umva nagiyaga ngo ngusubize ibibazo byiza cyane. Jewe buriya nakazi kenshi umuntu yagiye ashiramo. Jewe buriya natangiye ndi umwana. Nimba nawe arambonaga uri umwana nanje it doesn't mean yuko nshaje cyane. Twembi twari abana. Natangiye before abantu benshi, at a younger age. Ariko nanone imunjenje na abato badukuke bashaka kuza cyangwa se n'abakuru bashaka kujya muri comedy the first time, nuko nubibona Rusine duhura rwose njyewe twahuye ari umuntu umbwira ni help me out. Ubu ngubu ni njyewe uri kumbwira help me out kuko nije kumbwira afite ahantu yageze nje ntaragera, kandi nanjye ndi gushaka kuzageraho. So ubu ngubu ni kuvuga ngo ngwiki nivuta ni kuvute, sibyo se? So ni ukuvuga ngo man mwese mushaka kujoininga comedy, pfa kuba uje mufite impano, pfa kuje muje gukora akazi nk'ukuntu mama oya bivugaga, ufite mu courage, man, you will never fail, man. Ariko it's not even comedy, ni ibintu byari byo byose. Anything ushizemo courage, imbaraga zawe, dedication, talent, passion, bigeraho byakwanga byakunda. Okay, noneho ku rugendo rwa comedy aho yavuye nahigeze uyu munsi. Man, igeze ahantu heza cyane, ibaze ko ibyo dukora like full time.
ubundi mbere nje nyitangira comedy batugiraga inama ngo kora comedy ariko ufite kandi kazi ku ruhande kagusapotinga but right now bro usanga nicyo kintu cyonyine dukora kikagusapotinga ugasanga ufite umugore ufite abana ufite imodoka uri no gutanga azi Rusine ari gutanga gift y'imodoka ariyo yonyine yamaye gift y'umwana ama gift y'imeta n'ibindi biracyaza n'ibindi biracanaza si byose ye okay abantu bakunda gukurikira comedy so anyways narenzaho niba umugore agukorera buri kimwe cyose ashoboye agukorera uko bikwiriye no like umugore aguhereza abana wifuza atabakuyemo koza no umugore waguhereza okay I'm not judging ababikora but umugore wa appreciating akaguhereza abana umugore ugukorera buri kimwe cyose akamenya ngo wariye wanyweye se wagiye mu kazi wambaye neza you got me like appreciate her muhereza ibyishimo bidasanzwe like abantu bansabye rero kwitwara happy wife happy life okay. Happy wife happy life I know cyonyine twabasigira sibyo okay ngiye ninjiye mu kiganiro cya Rusine no kuri channel ya Rusine mbabwira ngo mwibuke gukora subscribe ikindi noneho Rusine n'umuryango we tubashyigikire kandi n'abana beza bakwiye urukundo make sure you subscribe nkubaze bakubwira ko nako baki agipana gupfukama agahita kuramo igifunguzo uzi ko ari meta ya kabiri wumvishe warira nanarize actually yanarize man bya bintu actually I did ntago ari wowe nyine byakoze ku mutima natwe bamwe muri twe byadukoze ku mutima so abantu badukurikira ni ukuri kw'Imana make sure you subscribe like keep yeah like keep keep following us like you know guys like oh my god no abantu mudukurikira thank you so much ngewe ubushize narabivuze nimuzabivuze thank you so much ku bantu bedoreza ama comment meza bidutera courage we do appreciate you so much abaduhereza ama comment mabi rero namwe thank you so much ko mutuma tugira imbaraga ko mwarebye video zacu zose mukazirangiza I love you See the car, see the driver, see the key, see how I drive. OZEY King. Show paka last.